twongeye kubasuhuza abakunzi ba HTV channel. Uyu munsi turaganira n'abasore babiri bavukana ubwo twabasuye muri cya kiganiro cyacu mumenyereye cyitwa uruhare rw'umuhanzi mu ivugabutumwa. Tubashimiye cyane abakomeje kudukurikira website yacu htvchannel.com aho ibikorwa byose tuba twakoze abantu bahanyuze babasha kubibona mu buryo bworoshye. Nagira ngo mbahe bababwira amazina yabo bantu tuganirize ko noneho nko kubw'ikiganiro twaje tubasanga batubwira uruhare rw'umuhanzi mu ivugabutumwa. Amazina yawe wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye ni Ibambe Kayijuka Jeremie, nkaba ari ngiye ukurikira uyu ni mukuru wanjye. Ngiye ni Ineza JASPE Kayijuka, yawe ni petit frère, turavukana twe babiri bonyine kandi. Nkuko ikiganiro mukizi, umuziki ufite uruhare runini gufasha ko ivugabutumwa rigera ku bantu benshi. Abapastori babasha kubwiriza bahagaze imbere y'uruhame, ariko music igera kure cyane, murabizi. Uyu muri mu bundi mwatangiye gucuranga ryari, music mwenje mu ryari ko tubona muri abajene? Twagize umugisha wo gukurira mu muryango wa Gikristo, cyo nicyo twaheraho wenda. Muri uko gukurira mu muryango, music turayimenyera bisanzwe nk'uko umwana wese yaba intéressé, ariko gira umugisha ntabwo nari narigeze mbisaba, ariko ndi mu wa mbere primaire nibwo papa yabanje kugura aga keyboard gatoya gasanzwe, abaribwo noneho atangira kunyigisha. Mu by'ukuri tangaje, ni nkaho navuga ko bisekeje uburyo nize, kuko mu buzima bwanjye nubwo atari burebure cyane, ariko kuva icyo gihe kugeza ubu natendinze ishuri rya musique rimwe gusa, ari nabwo ukwezi kumwe. Bivuze ko navuga ko progress aho ngeze ubu yose navuga ko ari umugisha, kuko ni ibyizanaga, ntago ari uko nakurikiye amakosi runaka, ariko urumva kuva icyo gihe ubwe nosiyo yari afite yigishije na mukuru wanjye, nubwo yageze aha agafata violon, ariko nawe yari hari ibyo yari amaze kumenya kuri piano. So ninjye wakomeje kuba intéressé muri piano. Ikindi cyamfashije cyane nuko namenye gusoma amanote mbere, bituma icyatumye progressinga cyane ari nko kwiyahura, ariko atari kuvuga ngo ikintu kinde, ahubwo nkafata nk'amakomposition yanditse nkagerageza kuyasoma uko ariko ko nyaze, ahubwo nkagerageza kubicuranga. So abari gutyo nkomeza gukora utu exercice twinshi indirimbo nk'izo, ngenda menyera style nk'iyo nyine y'indirimbo zanditse, ngenda menyera uburyo zimeze. So yani gutyo progress navuga ko yaje. Urakoze cyane Jeremie. JASPE wowe byatangiye gute? Ni muri primaire nawe nko mu wa mbere, cyangwa se twumvise ko wabanje kumenya piano nyumuza kuri violon? Cyabiteye guhindura niki? Nuko kimwe gikunda cyane kurusha ikindi? Tugerageza tubwire urugendo rwawe uko byagenze ugera aha ngaha. Merci. Nkuko yabivuze, ngira ngo wenda dushobora kuba nk'abatangiriye rimwe, ariko wenda music kubera ndi mukuru we nayumvisheho mbere mu gukurira muri uwo muryango. So nanjye mu kwiga music kwinjiramo neza byahereye kuri ako gapiano bari baguze kera. So icyo papa yari yakoze kugira dushobore kubyiga, yari yanditse kuri keyboard, yanditse nyine amanote do mi fa so. So ko nyine twagendaga dukoraho buri nyine udodanga ukiri umwana. So nyine amanota agasiba, yaranditseho na marker agasiba, mukabifata, ariko tugenda tumenya gusoma. So niho twakuze nyine tubona ayo manote. Ariko uretse ko ngiye ntago nakoze iyo progress muri piano, ahubwo nahise kubera Jeremie yari amaze kuyumva no kuyimenya neza, nahise mvuga ntago twese twacuranga ikintu kimwe. So nabanje gufata guitar kugira ngo nayize hamwe nawe nyine kuri iryo shuri ko kwezi kumwe, ariko sinayikunda cyane, ahubwo naje kwinteresa muri violon niyo nabonye cyane igendana na piano. So nahise mfata ukundi kwezi ngewe none njya kwiga violon nyikunze cyane nyishaka. So za kugira n'umugisha ndayibona yanjye bwite. So niho ngeze ubu ngubu. Murakoze cyane. Mu rugendo rwanyu twumvise ko ababyeyi bafite mu ruhare. Tutarajya kure, iyo mutagira uruhare rw'ababyeyi mu gukunda umuziki, bitekeza ko mwakuba mugeze aha ngaha. Kwa abenshi amashuri ahari bose bayajyamo, ariko se cyatubwira ko cyemeza yuko ababyeyi bafite uruhare runini cyane kurusha wenda kujya mu mashuri. Mwashaka mukitubwire kugira ngo turebe abantu bumva umusanzu w'umubyeyi mu byo mukora. Nkuko nabivuze already, kuba icyambere keretse niba ntabyibuka, ariko intérêt cyane ntabwo nayigaragaje, sinabyangaga, ariko ntago ari ibintu nirukiraga. Ariko kuba already yarafashe nk'umubyeyi ari we wakoze iyo step ya mbere yo kubinyintroduzaho, ndibwira ko ari cyo cyatumye noneho nanjye kubera kubikunda gutyo gusa, noneho aba ari byo noneho bituma mpera aho ngaho. Ariko urumva ko icyambere ari uko ari we wabyitayeho akabingezaho, kandi nanone nkuko nabivuze uduskill duke nahereyeho n'ubundi niwe watumfashije. So iyo Jeremie abazi piano bizaba byaraciye mu zindi nzira ntazi, ariko kubw'ubu rwose ndumva uwo musanzu wari ukomeye cyane.
cyane naho ngeze ntago nkuze cyane ariko muri iyo myaka yose progress yagiye iba kubera support isanzwe morale kubibanamo nabo ndumva ari ikintu gikomeye nacyo. JASPE, ababyeyi bawe bazi muziki? Barayizi. Ngo kuba umubyeyi abifiteho notion cyangwa se akunda muziki birafasha cyane. Ese biza nk'impano cyangwa se birafasha cyane umwana gukura akunda muziki? Birashoboka gukunda utayikunda, ariko turibaza ko bishobora kwifasha umwana no gukunda umwuga wenda cyangwa se ibyo ababyeyi bakunda. Ese nkuko mwabivuze abadafite iyo mpano ya muziki, nk'ababyeyi badafite impano ya muziki, ariko bakaba ni gute umwana ushobora kumenya ko akunda icyo kintu, cyangwa se iyo utaramugerageza ngo umushire bisaba iki kugira ngo umwana umenye icyo yaba akunda? Kuko bose suko ababyeyi bose baba bakunda muziki, ariko turashaka ko n'umwana turebeho ni gute nubwo utari umubyeyi ariko ni gute umwana ushobora kumenya ko afite iyo mpano cyangwa se agikunda. Wenda twakwitangaho urugero nkatwe kuba twarakuze muri iyo milieu ya music, undi akenshi bo ni vocal ni kuririmba, so kujya tube introduit kuri instrument urumva babigizemo uruhare. Twararimbaga nk'ibisanzwe wenda mu rugo dukunda music, ariko kugira noneho iyo intérêt yo gukoresha ama instrument ize cyangwa igaragare, urumva yafashe iyo ntambwe yo kutwintroduza kuri ako gapiano gatera yaguze akandikaho amanote, noneho twaririmba tukabona nyine ko biri kuri piano tukagenda twevolue. So nk'umwana kugira umubyeyi ubibone, cyo numva wakora no kumuintroduza kuri ibyo bintu byinshi. Ubonye atari intéressé kuri piano ukamushakira ikindi. Natanga urugero nkanjye, urumva nabanje kuri iyo piano dusiba nyine, wenda nyikundira kuba yarampaga gupreciser amanote wenda ndirimba, ariko nyuma nza gufata guitar nabwo numva wapi, taruko nyanza nyine nuko wenda numvaga itajyana piano ya Jeremie, nza gufata violon toujours nyine ubona ko banshyigikiye nubwo ndi kuvangavanga ibintu gutya, ariko urumva babaga nyine bari kubona icyo nkunda akaba aricyo bamfashamo. So numva ariko ababyeyi bafasha abana. Noneho tugiye kwinjira mu kiganiro nyacyo, aho navuga ngo uruhare ufite mu ivugabutumwa. Ese hari imbogamizi mubonamo? Sike musique zose nuko zakagombye gucurangwa muri buryo bwa gospel, kuko mbere yuko tujya mu byiza byazo twumve nimba hari imbogamizi. Musique wenda nkuko tubishyize muri cadre y'ubukristo, niki musique ubundi ni ikintu gikomeye cyane, kandi ni impano twahawe yaba mbere yuko tunabaho, izanakomeza nituva no kuri iyi si. Indirimbo ifite imbaraga zikomeye, wenda abantu dushobora kuba tuzinyora tutabizi, ariko ifite imbaraga nyinshi zikomeye, yaba positivement cyangwa negativement. So urumva musique mu ivugabutumwa ifitemo position byanga byakunda. Rero ku mbogamizi wenda twaba duhura nazo, kuba musique ifite izo mbaraga dushobora kuba twexagera, wenda tukayifata nyine mu buryo budakwiriye bwayo, bigatuma rero hari izindi impact igira, yaba muri iryo vugabutumwa, yaba mu buzima bwawe nk'umukristo usanzwe, mu mibereho yawe n'Imana yawe. Akaba ari cyo mbona wenda cyaba ariyo mbogamizi iri muri musique. Ikindi wenda turebye no muri rusange muri Afrika wenda cyangwa mu birabura, hari ukuntu ntago tubiha agaciro kuzuye, ndumva ari ibyo. Jeremie, icyo wamwunganira kuri iyo mucyo ubona cyangwa ukeka ko ari imbogamizi zaba zihari n'izihe? By'umwihariko nk'icyasorejeho, kuba turi muri milieu ndavuga nk'abanyafrika, bisa nkaho musique no mu mico y'abanyafrika irahari, nta ngaruka idahari, ahubwo ntabwo ihabwa agaciro cyane, ikomeje guhabwa imbaraga no gukoreshwa cyane, ariko by'umwihariko mu rwego rwiza. Ngira ngo abantu noneho bakomeza kuyikunda, atari ukuyikunda nk'ikintu kiri ahubwo ikintu kiri parti y'ubuzima bwabo. Nkibwira ko mentalite yacu muri iyo sense ya musique aribwo noneho yahinduka. Murakoze kugira tanga ubusobanuro byo mubona ko bishoboka ari imbogamizi, ako noneho musique zose nuko zakagombye gukoreshwa muri gospel. Ngira ngo Jeremie utubwire wumva ari ubuhe bwoko, mbere yuko wenda mvuze musique, ariko burya nimba tuvuma kuvuga gospel cyangwa se mwivuga butumwa, mbere na mbere habaho na rya jambo mujya kuririmba, kuburyo ucuranga hari imicurangire ndetse n'imiririmbire contenu. Nagira ngo ugerageze tubwire ubona musique zose zagombye gucurangwa muri gospel, ubwo nawe nka musique unayizi ugerageze bitubwire. Murakoze. Nkuko yari yabivuzeho, JASPE yavuze ko musique ari ikintu gifite imbaraga ikomeye cyane, kandi ngira ngo n'abanyafrika nubwo twavugaga ibyo, already musique ikimaze mu buzima bwacu buri wese yabyivugira, iri parti y'ubuzima bwacu cyane. Rero iyo mbaraga yazo kuba ikomeye muri ubwo buryo, bituma kambanze ndase ku ngingo tangaje. Musique, ubushakashatsi bwakozwe n'umugabo witwa Masaru Emoto mu
umuntu udukurikiye wese yahita ashaka kuri Google. Masaru Emoto ni umudocteur yakoze recherche impact musique yari kugira kuri niba natwe tuturemangingo ahari molecules amazi gusa. Umve ko ari ikintu gitangaje. Rero musique tuje tari ngombwa ngo tuvuge ngo igenda gahora, ariko musique classique sibyo yabashije gukora ama crystals ama pattern muri ayo molecules adasanzwe, ashepinze ateye mu buryo budasanzwe, afite geometry nyine itangaje cyane, ku buryo icyo ubwacyo kitakikubwira ati musique ni igikoresho gitangaje cyane cyatugiraho impact mu buzima bwacu. Tureke no kuvuga ngo ko umuntu ayikunda cyangwa iki, ahubwo tuvuge mu mitekerereze, mu mubiri musique ifite iyo impact. Ariko ni muri ubwo buryo nk'uko yagize iyo impact nziza na musique yindi idacuranze nabi, izindi genres za musique te ibizigize bifite amaritme atandukanye, cyangwa se hari ibyo bita nk'ama polyrhythm, ni kuvuga poly bivuze ikintu kirenze kimwe, urwo rwunge rw'amaritme menshi twavuga ngo wenda afite urusaku cyangwa se afite ibintu byiganje kurusha ibindi, zikaba zarakoze amapattern muri ya mazi adafite uko ateye mabi. So byumvikane ko katuse nk'abashyize akantu muri in brackets, niba umubiri wacu ni just in brackets, ntago ari ikintu nakoreye recherche, ariko niba umubiri wacu tubizi ko percentage nini ari amazi, musique ikaba yaragize urwo ruhare rwiza kandi rubi, none akabazo buri wese yakwibaza, none iyo difference y'izo musique itagira ikikora n'ubundi kimwe mu mubiri wacu, cyaba cyiza cyangwa kibi. Ndumva kuri aho mu gutangira icyo ubwacyo ntashyizeho opinion yanjye, kuko mfite amajana nkunda yaba atandukanye n'undi, ahubwo tutagendeye kuri icyo tukareba ku bintu bigaragara amafact, hari icyagira icyo kitugiraho ingaruka nziza ariko nanone mbi, byombi birashoboka. Ndibwira ko ako ngako ubwako ari introduction nziza. wenda ugize neza kubisobanura yuko muziki yose itakwiye gukoreshwa, ariko noneho umuntu utanga cyangwa se gucuranga bigomba guherekezwa n'ijambo ry'Imana. Se nka JASPE ni rihe somo rimwe cyangwa mabiri yaba aguha imbaraga cyangwa se agufasha kwirinda muri uyu murimo murimo w'ivugabutumwa? Amasomo ari muri Bible yo ni menshi, nkuko twabibonye yuko byonyine music ni impano twahawe n'Imana. Wenda turebye byonyine na Zaburi kenshi zose zitangizwa ko zitwa ari indirimbo za Dawidi, cyangwa harimo n'izindi ndirimbo za Mose. Byose bigenda bidufasha. Icyaba kiri tusha cyane nuko muri byose habamo tarenze urugero. Wenda nabaha nk'urugero nk'ibyo Jeremie yavuze, iyo music tugiraho impact nk'urugero wenda yatanze mu mubiri wacu kuba tugizwe n'amazi. Rero muri music turabizi ko no hanze deja hari secular music, kabana niyo bita gospel. Nubwo gospel ntago ari genre ya music, ahubwo gospel n'ubutumwa bwiza, ahubwo wenda genre ya music nuko ari indirimbo nyine z'Imana zihimbaza Imana. Iyo tufashe urwo rugero rw'uko hari secular music kaba niyo bitandukanye, ntabwo twakagombye wenda nisoma abantu benshi bazi cyo kutisanisha n'abisi. Ntabwo twakagombye niba dushaka kuba ministeringa, wenda niyo abantu benshi bakunda kuvuga iyo bakuvanga indirimbo, tuvuga ko dushaka kuba ministeringa. Ariko urugero nabaha nk'abantu ushaka ku ministeringa umuntu wawe uzwi wabaswe wenda n'ibiyobyabwenge, ntabwo wakwandika amaverse mu kintu yabaye addicted to. Urumva ntabwo uri ku ministeringa, uko twabyita ni wrong vehicle, wabikoze uko bitari. So n'indirimbo naho ngaho ntabwo tugomba kuvuga ngo reka tuba ministeringa dukoresha ibyabo, ahubwo ni ibyo by'Imana twumve ko bihagije, so aba ari byo dukoresha. Ndumva ari niwo murongo cyane cyane ijambo ry'Imana riduhaho mu gukora music. Turimo gana ku musozo, turabonye ko mufite n'ibikoresho muzi kubicurangisha. Nagira ngo mbere yuko tugana ku musozo muducurangirire indirimbo imwe y'umwanya n'uwanya.
turabashimiye cyane uburyo mumaze kuducurangirira no kuri bigaragara ko mufite impano ariko mbere yuko dusoza nkuko yanabibabwiye nagira ngo nk'abantu bari muri umurimo mwiyemeje kujya mucuranga ndetse mukanarimba indirimbo zihimbaza Imana nagira ngo nimba hari message mwamufite genera abakunzi banyu cyangwa se abaririmbyi bagenzi banyu cyangwa abacuranzi bagenzi banyu uyu mwana kugira ngo mutange ndetse munabwira abadukurikiye n'imigambi nimba ari nihari ndetse munababwire ko ntabwo twavuze nimba muri korali muraza kutubwira nimba iyo korali nahari maze tugana ku musozo koze by'umwihariko nkuko n'ubundi twakomeje kuvuga kuri musique nibwira ko ikintu gikomeye cyane twavuzeho nuko musique ni ikintu gikomeye cyane noneho kaba gifite icyo kimaze mu buzima bwacu tari nkatwe ahubwo mu buzima bw'umuntu wese noneho cyane ko turi kubiganiraho muri sense ya gikristo ngira ngo ikintu cya nyuma navugaho ni nkaho nabyita nk'aga compilation kama key points yo kugira buri muntu wese nk'umukristo considera musique kandi mu guhimbaza Imana nkuko twabivuze uruhare rwa musique mu buzima bwa gikristo cyangwa se muri ministère ya gikristo ibyo ngibyo biri mu ijambo music leta ya mbere ikaba ari M kayita meaningful indirimbo turirimba mwumve nk'akaga ko indirimbo z'Imana cyangwa se zigenewe guhimbaza Imana ibiri obvious nuko zifite amagambo kimwe nuko zaba zifite ornamentation gusa cyangwa byombi ariko by'umwihariko zuzuye ubwiza dignity reverence cyangwa se icyubahiro gikwiye simplicity kuba yoroheje idakabije kugira ibintu bitari ngombwa kandi cyanyuma kuri iyo point iri worthy cyangwa se ikwiye guhimbaza Imana hano hari zaburi isi yose yubaha Uwiteka abari mu isi bose bamutinye noneho muri music ubwo leta ya kabiri ni you bivuze untainted cyangwa se idahumanye ntango twagiye muri detail ariko twamflashinze akantu ko kuvuga ko music ubwayo ishobora kugira impact mbi ku buzima bwacu rero music y'iby'Imana noneho igomba kutuyobora mu gutekereza cyangwa se muri pattern ziri biblical zihuje n'ibyanditswe byera atari amagambo turirimba gusa ahubwo niba y'ubwayo ifite impact ukwiye hano amagambo y'ubwayo ikabikwiye twegereza Imana mu bitekerezo ko the impact ikomeye cyane rero nicyo kwitwararikaho gukoresha neza uko gikwiye ariko nanone mu buryo yakoreshwa tari nziza amajean atari takwiye ibyo ngibyo akaba ari byo noneho twirinda hano rero hari verse Philippians igice cya 4:8 buri muntu tekerezeho ko ni ibintu by'ingenzi cyane ngo ibisigaye bene data mwumve neza iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose music ubwazo zifite reputation science abazikoresha ubwabo bivugira biroroshye cyane manipulating abantu ukoresheje iki kintu niba iyi verse ivuga ati iby'ukuri byose ibyubahwa ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye iby'igikundiro n'ibishimwa nihaba hariho ingeso nziza hari music zitriggering ama emotion cyangwa se ama hormone adakwiye kandi Imana iravuga ngo umuze tujye inama come let us reason together niba turabo guhimbaza Imana binyuze mu ndirimbo tugomba gukonsidera ibyo bintu tukabihuza ko hari ibyatukura kuri iyo nzira ntitube mu bwonko bwacu ntitube duhuje n'icyo ngiki niryo rarika Imana ivuga ati come let us reason together ntabwo Imana yavuze come let us rock together ahubwo iby'ukuri ibyo kubahwa byo gukiranuka ibiboneye byose iby'igikundiro n'iby'ingeso nziza cyangwa se imico mbonera kandi hakabaho ishimwe aba ari byo mwibwira ibyo mwibwira ntabwo ari ukwiganiriza nibyo bwonko bwawe bugomba gushyiraho attention mwabyumvise ko ijambo music rifite amaleta 5 ariko mvuze abiri gusa ariko ubwabyo tubyitayeho kabisengera ntabwo Imana ari Imana yakwifuza kudukurira ibintu mu nzira bidufitiye akamaro so niba hari ikintu buri muntu yigenzure avuga ati nk'iyi verse rwa kabiri rwandikiye Timotheo igice cya 2:15 ntabwo nyisoma udukurikiye yayisoma tugomba ngo to study to show approved to God tugomba kwiga kugira gashaka ko twatunganira Imana ntabwo tugomba gukora ibintu ko tubyumva ntabwo tugomba gukora ibintu kuko ari byo bidushimishije ahubwo tugomba gushakira umunezero mu byo Imana ishaka so ndibwira message ya nyuma kuri icyo kintu cya music ni ibintu by'ingenzi cyane murakoze cyane Jeremie ndagira ngo ikibazo cya nyuma nkuko nakibajije mbere murimba muhe korali batari banga mwabwira dukurikiye imyaka mufite ni korali yo kuri eglise yacu yitwa Haleluya kenshi ari ndirimba base ariko n'ubundi curanga violon nawe gacuranga piano ndumva ari ibyo imyaka turushanwa 4 ngiye kuza ndumva ari 20 cyangwa 21 dushimye cyane uburyo mwaduhaye umwanya ariko noneho nagira ngo abadukurikiye mugiye mukora subscribe cyane ibiganiro nk'ibyo ngibyo twifuza kubagezaho byinshi bigendana n'ubuzima bwa muntu secteur zose niyo mpamvu twasuye abangaba ndetse n'ejo dushobora kuzagusura nawe ariko nagira ngo abadukurikiye mukomeze munarebe stvchannel.com aho ibikorwa byose
byose tuba twabinyujije kugira ngo abantu bose babashe kwibona mukore subscribe kandi aho butaha mugire umunsi mwiza